Alright. Abantu banjye kabisa aho muri hirya no hino ni MC Makenga cyangwa se DJ Neyoji uwamamaye niki ruzungu ahantu uri hose wumve utuje. Icyo usabwa no gukora share, comment, subscribe, ahasigaye like, ubundi tugatwika tumanuka tuzamuka twika amadayimoni yose. Ubu muri kano kanya kabisa murabona kuri kamera zacu twiguriye ziduhenze wazomba zikize. Murabona kuri kamera dufite umukobwa mwiza usa na bikeya ni naturel na basigaye hariho akantu kitwa ngo na Kanyarwanda. Wumva utuje mu kanya gato agiye gutangira twibwira amazina yiwe no hariho gahunda yo kuba ngomba kujya nakira impano zitandukanye kuri Makenga TV. Okay, reka tuzamuke n'umutumirwa wacu w'uyu umunsi watangira wibwira abakurikiye Makenga TV amazina yawe wiswe n'ababyeyi cyangwa se na aka niki wagwane ruzungu. Okay, murakoze amazina yanjye nitwa Mwihoreze Benita. Nifuje kuba namenyana namwe nkaba nahuje n'umusitari wanyu Neyoji tuzi cyane namwe kandi muramuzi. Nkaba nifuje nanjye kumenyana namwe nkaba mfite byinshi nshaka kubagezaho kandi byiza. Alright, afite byinshi ashaka kutugezaho ndetse byinshi wumva ufite ku mutima wawe wambwiye ko uri umuhanzi ngo ufite impano idasanzwe ngo abaterankunga niki ngo se ngo ndagira ngo ubanze byibuze uce kuri kamera za Makenga TV wumva utuje watangira wibwira nk'umuhanzi. Okay, ndakeka wenda nabanza nkabibwira nk'uko abimbwiye nta kibazo. Ndikumva hari akaririmbo kanjye nabanza kubatambutsaho nkakabagezaho ntayo. Ibibaza amadage bihora bigenda ku muntu nk'umusita, Imana we bibizashira ryari, nyikura nyirora nahoze mvuga nzakurira mu byiza, none iyi si yambanye ikibando je kera nkiri umwana mutoya nari nzi ko nzatunga amamodoka, none n'ingorofani narayibuze, nirirwaga ku mizigo ya rubanda bakanyihera ku mafaranga. Ibibaza amadage bihora bigenda ku muntu nk'umusita, Imana we bizashira ryari, nibona nahoze mvuga nzakurira mu byiza, none iyi si yambanye ikibazo. Okay. Mama yakira mama. Iyi si ngo yabaye iki? Numvisemo n'ikibando. Isi yambanye ikibando. Kumana ufite impano mwana wese uturuka he mu rugo ni hehe ku buryo wagushaka yakubona ndagize nk'abantu bavuga ati uwo mwana kabisa iyo mpano yiwe ishobora kuba twayigaragaza tukamukorera gahunda. Ngiye mu rugo ntago ari wenda nakuriye muri Kigali ariko kavukire mu majyepfo ngenda umwana Kamonyi. Umwana w'Igitarama. Umwana w'Igitarama mama yake na mama. Ngira ngo kabisa impano mbafitiye uyu munsi mwayumvise izina ry'ubuhanzi. Izina ry'ubuhanzi ngiye amazina yanjye nago izina ryanjye nago abantu benshi barize ariko nunzi wenda aziko nitwa Babies wa Babies. Noneho Babies agiye gukora akazi. Abantu kabisa mukurikiye Makenga TV igisigaye ni mwebwe n'uruhare rwanyu mba ngira ngo kabisa mbane namwe iminsi yose umunsi ku munsi. Iyi mpano kabisa nimba wumva yagushimishije wumva hari uko ubyumvise bikagukoma ku mutima wakwandika comment ahasigaye ukatanga igitekerezo cyawe niki ruzungu. Uyu we turi kumwe kugeza niki mu minsi mike tukabisa show tuzakomera dutwika afite byinshi byo kuzajya atuganiriza. Urumva muri wowe ubaye nk'umuhanzi ukomeye ni nk'uwe muhanzi uguha inspiration? Umuhanzi uma inspiration n'abahanzi ba kera bagiye bacaho nka ba Jepole, ongera kubuka ba Jepole ba Bulldog nibo bahanzi ngenda nemera cyane, ariko nk'ubu nanjye ndamutse ngize impano wenda impano yanjye gatera imbere nanjye nagiye mfasha bagenzi banjye bafite impano. Alright, uri kumwe n'Imana nta kintu kidashoboka. Mu gihe wamenyanye na MC Makenga cyangwa se Neyoji ruzungu niki byose birashoboka ko biza baho. Sezera abantu bari bakurikiye ikiganiro twari twagiranye
Okay, thank you murakoze kuba mwadukurikiranye mukadutega n'amatwi mukaduha umwanya wanyu. Mwakoze tuzagaruka ubutaha tuzaho. Ciao ciao. Why?